Ibi byiza ko rero dukurikiye muri iyi video, reka turebere hamwe ji wakwikorera bitabaye ngombwa kujya kugura amaji mu mabutike n'ibindi. Akenshi tunakubwira ko izi ji ujya kugura muri butike ziba zirimo ibyo bita amasukari ashobora kwangiza umwijima wawe. Aho kujya kugura ibyo bintu rero bizangiza umwijima wawe, bizangiza amenyo y'umwana wawe, bizangiza umubiri wawe muri rusange, wakwikorera ji tugiye kukubwira ahangaha yuzuyemo intungamubiri nyinshi. Turaza kugusobanurira ibirimo, kandi ni ji ihendutse cyane. Ushobora kugura ibyo wayikoresha, kugura igisheke, ukagura tangawizi, ukagura indimu, hanyuma ukikorera ji. Turaza kukubwira nuko wayikoresha. Iyi ji rero yagufasha, yakongerera imbaraga, ariko unamenyereye kuyinywa yatuma uruhu rwawe, nimba wari ufite ibiheri mu maso bigahita bishira, nimba waragiraga ibibazo byo kugira iseseme, kumva mu nda hagugaye bigakira, nimba warakundaga kugira ibibazo by'umwijima, nyine umwijima wenda urimo ibinure byinshi, umwijima winjiyemo uburozi kubera inzoga wanywe cyangwa ibindi, byose bigasubira ku murongo. Reka rero tubirebere hamwe tutaragutinza. Iyi ji rero nk'uko nabikubwiye, ni ji ikozwe mu gisheke, ugafata tangawizi, ugafata n'indimu. Urabizi neza mu gisheke habamo isukari, sibyo? Hari n'umuntu wambajije ngo nzamubwire akamaro k'igisheke. Ngaho rero tega amatwi nimba nawe utazi akamaro k'igisheke, kuko igisheke kibamo isukari, twese turabizi. Ariko iyi sukari iba mu gisheke ntabwo ari sakarozi nk'iriya sukari bashyira mu cyayi, iriya sukari bashyira mu gikoma. Oya, iriya sukari bashyira mu gikoma ni sakarozi, ni isukari mbi. Ahubwo iyi sukari iba mu gisheke ni isukari bita fructose. Iyi fructose iba mu gisheke rero ni isukari yinjira mu maraso, ariko ikinjiramo buhoro buhoro. Okay? Nubwo uba wumva igisheke kiryoha, kikaryoherera nk'iriya sukari nyine uba washize mu gikoma, ariko ubwoko bw'izo sukari buratandukanye. Birumvikana rero kubera iyo sukari iba mu gisheke ikongerera imbaraga, ku buryo unywe iyo ji mu gitondo, iyi ji irimo tangawizi, indimu n'igisheke, umunsi wakwirirwa umeze neza. Igisheke rero kiba kirimo polyphenol. Okay? Izi polyphenol n'andi ma antioxidant aba mu gisheke niyo agufasha gusohora ya myanda na bwa burozi waba buri mu mwijima wawe, mu mara yawe, mu ruhu rwawe. Ibi ngibi binatuma akenshi usanga wagize ibiheri ku maso. Akaba ari no mpamvu nakubwiye ko ushaka gukira ibyo biheri ku maso watangira kunywa iyi ji. Usibye ibi ngibi, icyo dukwiye kumenya ni uko tangawizi, twarabivuze, tangawizi ibamo ibyo bita anti-inflammatoire, ziriya gingerol zibamo, ariko nanone tangawizi ni antidouleur, igabanya uburibwe. Okay? Ibi ngibi rero byose iyo bikoreye hamwe, hakiyongeraho ko tangawizi ifungura imitsi itwara amaraso. Birumvikana ko nko ku mugabo ushaka gukora, bishobora kumufasha cyane, ibyo bibazo byose bigahita bikemuka. Ibindi ukwiye kumenya ni uko indimu, twarabivuze, indimu ibamo acide citrique, ibamo vitamine C, ibamo fibre. Izi fibre, iyi acide citrique na vitamine C biba mu ndimu, nabyo ibuka ko muri video twakubwiye ko iyi vitamine C ituma umubiri wawe ukora collagen, kandi izi collagen iyo zikozwe nizo zituma uruhu rwawe runyerera ukagira baby face. Okay? Rero nimba ushaka kugira baby face, aho kwirwa wicisha amasukari, amaji, ibikoma uzuje nk'isukari, tangira wikorere ji yawe. Kujya kugura igisheke, ushobora no kugura igisheke kimwe ukaba wagikoresha inshuro 5. Okay? Uyu munsi ugacaho agace ukagakuraho bya bishishwa neza, hanyuma ugashyira muri blender, ugafata tangawizi yawe imwe, ugafata indimu 2. Ahangaha ni indimu 2, ntabwo ari indimu imwe. Hanyuma ukavanga muri mililitre 250 cyangwa mililitre 500 y'amazi. Mililitre 500 y'amazi ni ka gace ka litiro k'amazi. Ugashyiramo amazi y'akazuyazi, ugashyira muri blender, maze ukikorera ji, ukaba wanayijyana mu kazi ku munsi wose, aho kwirirwa uri kunywa ibintu utazi.
ukajya winywera iyo jus umunsi wose, umva umunsi ukaba wakora akazi kawe neza uri concentré nta bintu by'umunaniro. Usibye ibi ngibi rero nk'uko nabikubwiye, indimu ibamo acide citrique. Ikibazo ni uko iyi acide citrique, hajya ni ikibazo, oya ntabwo ari ikibazo, ni igisubizo. Iyi acide citrique iyo igeze mu gifu cyawe ifatanya na ya acide uba ufite mu gifu, bigatuma igogora rigenda neza. Nimba wari umaze kurya ibiryo birimo poroteyine nyinshi, nimba wari umaze kurya ibiryo ukumva uragugaye, iyo acide wanyweye, iyo acide citrique iri mu ndimu wanyweye muri ya jus, igatuma igogora rigenda neza. Ibintu byo kumva ugugaye mu nda, ibintu byo gusuragura, ibintu byo kugira iseseme cyangwa kumva ikirungurira, ako kanya bigahita bishira. Ibi ngibi rero bishobora kugufasha, ariko nanone reka tukubwire ko yaba mu ndimu yaba muri tangawizi habaho harimo vitamine C nyinshi. Iyi vitamine C nyinshi rero igufasha afite imera nk'urukingo ku mubiri wawe. Impamvu imera nk'urukingo ku mubiri wawe ni uko iyi vitamine C ifite imbaraga, ubushobozi bwinshi bwo gufasha umubiri wawe gukora ubudahangarwa abasirikare benshi. Ibi ngibi bikaba byakurinda indwara zitakabaye ngombwa. Ikindi dukwiye kumenya ni uko iyi jus uyinyweye mu mazi y'akazuyazi cyangwa ashyushyeho gato, umva uba ufite ibintu by'ibicurane, ufite ibintu by'amahongine yatewe n'amavirusi, umva ushobora kubona ukize. Ariko aha ngaha kugira bigende neza ni uko ushobora kongeramo akayiko k'ubuki, ukongeramo n'igitunguru cya onyo, igitunguru kimwe cya onyo, hanyuma ukongeramo utubuto tubiri twa tungurusumu. Okay? Aha ngaha birumvikana, muri bya bindi navuze wongeramo utubuto tubiri twa tungurusumu n'igitunguru cya onyo kimwe, hanyuma ugakora jus. Iyo jus umva winyweye inshuro ebyiri utarakira ibicurane, utarakira angine, ziriya angine ziterwa n'amavirusi, umva sinzi umubiri wawe waba umeze ukundi. Ikindi ukwiye kumenya ni uko nk'uko nabivuze, ibi ngibi bikongerera imbaraga, ukumva umeze neza, ubwonko bugakora neza, kuko imitsi ifungutse kubera ya gingerol iba muri tangawizi, bituma ubwonko bukora neza, ugatekereza neza, bigatuma akazi uba focus. Nimba uri gutegura ikizamini, umva ibyo uri kwiga byose bikagenda byinjira neza neza. Ibi ngibi nanone bishobora kugufasha mu bundi buryo. Ubundi buryo bishobora kugufasha ni ku bantu bakunda kugira ibiheri, bishobora gutuma bikira. Ku bantu bakunda gupfuka umusatsi, okay? Kubera gupfuka umusatsi bishobora guterwa n'iyo collagen yawe yabaye nkeya, ariko kubera iyi vitamine C uba uri kunguka muri tangawizi, iyi vitamine C uba uri kunguka muri tangawizi no mu ndimu, umva bituma ya collagen ikorwa neza, bituma proteine zawe, proteine uri kurya mu byo kurya zinjira mu maraso neza, kubera ko n'ubundi nk'uko nabikubwiye proteine zinjira mu maraso yawe kubera ko igifu cyawe kiba cyakoze acide ihagije. Iyi acide akaba ari ijya kuactiva pepsinogene igahinduka pepsine, iyi pepsine igacagagura ya maproteine akabasha kwinjira, yakwinjira agatuma imisatsi yawe ikorwa neza, uruhu rwawe rukorwa neza, maze ukagira baby face, imisatsi miremire nimba uri umugore uyishaka. Hanyuma waba ufite ibibazo by'ubudahangarwa buke bigakemuka nyine kubera kuba wabonye ama antioxidant. Nk'uko nabikubwiye rero, ushobora kuyifata iyi jus, ushobora kuyinywa mu gitondo, ku manywa, hagati yo ku manywa nimugoroba, umva igihe cyose ukajya usomaho gusa, ukaba ugendana na ya macupa abantu basigaye bagendana, aho gushiramo ibintu byatuma ubyibuha ukagira umubyibuho ukabije, ahubwo ukaba wagiye ushiramo aka kaji, bikaba byagufasha. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, kandi kuri like, kandi nimba hari ikibazo kidasanzwe ufite ucyandike muri comments, turaza kugusubiza nawe utaha. Bye bye.